iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze cyane kandi mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Jewe nitwa Ntakende Sadoki, tukaba rero tubahaye ikaze cyane kandi namwe ndizera ko muguwe neza aho muri hose. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko turi bukomereze aho twasubikiye ubushize. Twari turi kuvuga ku kubaka ku rutare, aho rero niho turi bukomereze. Kandi ndizera ntashidikanya ko ijambo ry'Imana riri buze kutwubaka. Reka tubanze dusenge, hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Mana nziza, turacyagushima, turacyaguhimbaza kuko urabikwiriye. Urukundo rwawe n'ineza yawe n'imbabazi zawe ntibirondoreka, ari nayo mpamvu dushoboye kuba duhumeka ndetse tugashobora gutinyuka tukavuga izina ryawe. Nuko udukunda, kandi igituma natwe tugukunda nuko ari wowe wabanje kudukunda. Ntitwari kumenya urukundo iyo utaza kudukunda ngo werekane urukundo ruhebuje byose igihe watangaga Yesu Kristo ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, nta kindi azize kitari ibyaha byacu. Warakoze rero, kandi n'ubu turacyagushima kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Tugushimire rero n'uyu mwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Turakwinginze ngo uzubane natwe, fungura amatwi y'imitima yacu, uduhe guca bugufi kugira ngo twumve kandi twumvire icyo ijambo ryawe ritubwira. Umugisha rero buri muntu wese washyize kuri uyu murongo, ndetse uhe umugisha buri muntu wese witeguye kwakira ijambo ryawe n'umutima ukunze kandi uciye bugufi ndetse wuzuye kwizera. Bibiliya imbwira neza yuko Mwami, haraba ijambo ryawe ritagiriye umumaro, nubwo baryumvise batigeze baryumvana umutima wizeye, ariko abaryumvise ryababereye iry'ingirakamaro. Umugisha rero buri muntu wese ufite kwizera kandi witeguye kwakirana ijambo ryawe kwizera, ndetse n'udafite uko abyitayeho nawe umugirire neza, umusange Mwami, umurememo inyota yo gukunda ukuri ndetse no kwifuza kubaka ku rutare. Urakoze ko wumva gusenga kwacu kandi kugiye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero uyu munsi tugiye kuganira kwayo magambo hamwe twasubikiye ubushize, ariko ndagira ngo mbanze ndirimbe akaririmbo. Gusa nubwo ngiye kukaririmba uramenya utagira ngo ndahogoza cyangwa ndirimbe neza, reka da, nago bikunda rwose. Ijwi ryanjye ni iryo ngiryo, nawe uri kuryumva, ntabwo riberanye no kuririmba, ariko ndagerageza kuko icyo nshaka no kuguha ubutumwa buri mwahanga. Ngira ngo uribuka ko ubushize twari turimo kuvuga kubaka ku rutare, kubaka ku rutare. Aya ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu, aje mu buryo bw'umugani, arimo acira abigishwa be umugani, ababwira yuko umuntu wumva amagambo ye, cyangwa se reka nkoresha ijambo, wumva amasezerano ye akayakomeza, uwo nguwo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Rero nanjye icyo nkwifuriza
yewe nanjye icyo nifuriza buri muntu wese w'umunyabwenge yakubaka ahantu hakomeye kugira ngo ibyo yubaka birambe, bigumeho, bizahoreho. Rero Yesu nicyo yari arimo kwigisha, kandi ibyo bifata ku buzima bwacu bwo mu buryo bwose. Niba ushaka kubaka urugo, ubaka ku rutare. Niba ushaka kubaka imitima y'abana bawe, ubaka ku rutare. Niba ushaka gufasha abaturanyi bawe, ubaka ku rutare. Niba uri umushumba ukaba uri umupasiteri, ndakwinginze wubake ku rutare. Niba uri umuririmbyi, niba uri umudiyakoni, nimba uri icyo waba uri cyo cyose, ubaka ku rutare. Niba uri umuyobozi mu nzego za leta cyangwa mu zigenga, niba uri umukozi, uwo waba uri we wese, wari ukwiriye kubaka ku rutare. Ku rutare wumve ko atari nko kubaka ku kinyoma. Menya neza yuko kubaka ku rutare ahangaha ni ukubaka ku kuri, ni ukubaka ibintu bitazigera bijegajega kuko byubatse ku rutare. Rero ndakwinginze aya magambo agume mu mutima wawe, ukomeze uyatekerezeho, ukomeze wibaze, ni gute nakubaka ku rutare? Ni gute ubuzima bwanjye bwaba bushingiye ku rutare? Mu yandi magambo, aho butakwigera bunyeganyega cyangwa se ngo buhungabanywe n'umuyaga. Iyo ndirimbo rero igenda gutyo: uwishinze kubya sezeranijwe, n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero, kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka ntibikuka iyo Satani aduteye. Ntidushidikanya, ntadutinyisha, kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye yoza, niyankiza ibyaha ntibinyanduze, kuko nizeye uwancunguye. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka bituma urukundo rwe runkomeza, inkota y'umwuka ndayirwanisha, niyituma umwanzi anesheka. Uwishinze kubyo asezeranijwe niwe uhora yumvira umwuka wera, Satani ntashobora kumutsinda, kuko yizigiye uhoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Amen. Iyi ndirimbo rero nizera ko yaririmbwe cyangwa se yanditswe n'umukristo, kandi ikintu gikomeye gituma nkunda iyi ndirimbo ni uko hatangirwa cyangwa se itangirwa n'ijambo cyangwa se interuro ivuga ngo uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro, ndetse uyu aririmbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Urumva nshuti yanjye,
twarimo dusoma muri Matayo igice cya 7 ku murongo waho wa 24, aho Yesu yavuze ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Uyu muririmbyi nawe aravuze ngo uwishinze, cyangwa se mu yandi magambo uwiringiye ibyasezeranijwe, uwishingikirije ku byasezeranijwe, mbese uwikomeje ku byasezeranijwe, ntabwo yiringiye imbaraga ze, ntabwo yishingikirije ku butunzi bwe cyangwa ku mbaraga ze cyangwa ku wundi muntu uwo ari we wese, ahubwo yishingikirije ku byasezeranijwe. Uyu abona amahoro, abona amahoro. Twavuze rero kukubaka ku rutare, tuvuga ibintu byinshi, ariko tuza gufata umurongo wo kuganira ku bijyanye n'agakiza. Mbonereho umwanya wo gushimira abantu benshi bagiye bampamagara bambwira bati dufashe mu byanditswe byera, ni gute nakizwa? Abandi bafite ibyifuzo bitandukanye, kandi rwose twarabasengeye, turacyanabasengera, ndetse ndizera ko Imana izabakorera ibitangaza. Ariko tugarutse kuri iyo ngingo gatoya, ariko nisegure no ku bantu ntashoboye kuvugana namwe ku murongo wa telefone nari nabahaye, ntabwo ari uko nabirengagije, byatewe n'akazi kenshi yewe n'andi matelefone menshi. Ubwo rero hari igihe nagendaga ndeba nkabona abampamagaye, igihe navuganaga n'abandi, bigatuma rwose numva mbabaye, ariko nyine nta kundi byagenda. Niyo mpamvu nitwa Sadoki, ndi umuntu, ntabwo nashobora byose, ariko turabakunda kandi twiteguye kubakira ndetse no kuvugana namwe, kandi nidufashwa n'Imana ni ukuri pe tuzabafasha mu bijyanye no kwiga ijambo ry'Imana. Rero twavuze ku bijyanye n'agakiza, kandi n'uyu munsi turi buze gukomeza dushimangira ku bijyanye n'agakiza, kuko Imana ntabwo idusezeranya agakiza gusa, ahubwo Imana idusezeranya no kuturindira mu gakiza kayo. Ahangaha dushatse twavuga ngo Imana ishimwe. Kubera iki? Kubera ko iyaba Imana yaduhaga agakiza yarangiza ikadushyira hariya tukirwariza, twakabaye tugira impungenge, tukibaza tuti ese aka gakiza Imana impaye nzakarinda ngashobore? Ese aka gakiza Imana impaye ndakamarana icyumweru, ndakamarana ukwezi, ndakamarana umwaka, ese nzakageza umwaka utaha? Twakwibaza ibyo bibazo byose n'ibindi byinshi cyane. Ariko Imana ishimwe ko atari uko nguko bimeze. Ndashaka kongera ngasoma iyi mirongo igera kuri 3 twasomye ubushize, maze ngahita ninjira no mu bindi byanditswe, kuko Bibiliya ivuga yeruye. Yesu yaravuze hano muri Matayo 7 umurongo wa 20 ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Ayo magambo ukomeze uyarindire mu ntekerezo zawe. Impamvu nyasomye ni ukugira ngo nkwereke ko ijambo ryavuye mu kanwa ka Kristo waba uri umunyabwenge uramutse uryizeye, uramutse uryubakiyeho ubuzima bwawe. Kwizera kwawe n'ukubakira ku ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, ndagira ngo umenye neza ngo uzaba uri umunyabwenge. Kandi ibyo uzaba urimo kubaka, reka ngaruke ku buzima, ubuzima bwawe ntabwo buzigera buhirima, ntabwo ntuzigera ukorwa n'isoni, kuko wubatse ku rutare. Ndagira ngo turebere hamwe ijambo riri hano mu Timoteyo wa mbere igice cyaho cya 3
umurongo waho wa 16 hari amagambo meza. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo waho wa 16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Aya magambo dusanga hano muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16 ndetse n'uwa 17 haratwereka neza ko ibyanditswe byera byose byavuye mu kanwa k'Imana, kandi kubera impamvu kugira ngo byigishe umuntu, kugira ngo byemeze umuntu iby'ibyaha, kugira ngo bitunganye umuntu kandi bimwere kuko yaguma atunganye, ndetse ibi byose bibere kugira ngo umuntu w'Imana atungana agere ku kigero gishyitse, ndetse aba afite ibimukwiriye byose kugira ngo abone uko akora imirimo myiza yose yanezeza Imana, yahesha Imana icyubahiro. Rero wumve ko amagambo yavuye mu kanwa k'Imana ari amagambo ukwiriye kwizera, ari amagambo ukwiriye gushingiraho ibyiringiro byawe. Hari abantu benshi cyane bajya bambwira ngo jyewe nizera gutya, se wabisomye hehe? Numvise babivuga, ariko we akaba atarigeze asoma ijambo ry'Imana, akaba atakubwira ati ndabizi kuko byanditswe mu ijambo ry'Imana, kuko byavuye mu kanwa k'Imana. Akenshi abo bantu bacika intege, ndetse abenshi tugakoresha n'ijambo ngo baragwa, ariko mu by'ukuri jye mbona batagwa kuko ntago baba barigeze banahagarara. Gusa reka dukomeze, ahubwo tujye ku ijambo nshaka ko turebaho nyirizina. Mbese koko uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro? Mbese koko uwishingikirije ku byasezeranijwe n'umukiza wacu yagira ibyishimo? Mbese koko uwishingikirije ku byasezeranijwe n'umwami Yesu wabambwe igorogota, wabambiwe ibyaha by'abari mu isi, mbese koko yagira umutekano? Uyu munsi wa none akaririmbishwa n'umunezero, ndetse akavuga nk'undi muririmbyi umwe wavuze ngo ubu ngubu rwose umutima wanjye uraririmba, ndanezerewe cyane, negereye umwami Yesu ndirimbi. Mbese waba ufite umutekano? Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 10. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 10. Mbese Bibiliya ni iki itubwira? Turacyavuga ku gakiza, ariko duteye indi ntambwe ivuga ngo ese koko umuntu ashobora gukizwa akamenya ko akijijwe ku buryo atanga ubuhamya, cyangwa se nawe ubwe akaba afite guhamya muri we, koko akaba yakubwira ati ndakijijwe, mfite ubugingo buhoraho, izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ndakubwira ko nazarimbuka? Ese ibyo birashoboka? Reka tubaze Bibiliya. Wibuke ko dushaka kubaka ku rutare. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 10. Ariko ushatse waza gusoma iki gice cyose mu mwanya uri buze kubuhugutse, waza kugisoma rwose kumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ariko uhere ku murongo wa 10 haravuga ngo uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Reka nsubiremo uyu murongo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Ndagira ngo mvuge gatoya kuri iri jambo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we.
sinzi uko nabivuga, ariko ugarutse inyuma gatoya muri Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'amaraso, abo ni babyawe n'ubushake bw'umubiri, ntibabyawe n'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Kandi ndagira ngo ugaruke hejuru gato wibuke ko Bibiliya itubwiye ku murongo wa 12 w'icyo gice cya mbere cya Yohana ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi ibyo bihwanye no kubyarwa n'Imana. Muri Yohana igice cya 3 umurongo waho ushatse ugahera ku wa mbere ukageza ku murongo waho ndibwira wa 10:21 havuga ku nkuru za Nikodemu wihuriye na Yesu imbona nkubone, amusanze ari nijoro. Yesu akamwigisha ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Yesu amubwira ko nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ariko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Umurongo wa 16 w'icyo gice abantu benshi cyane bazi, n'abana bo mu mashuri yo ku cyumweru bazi mu mutwe, uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu niwe wivugiye aya magambo ngo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu nizera ko atabeshya kuko ni Imana, ntashobora kubeshya, yewe ntashobora no gucikwa ngo abe yaribeshye tuvuga ngo Yesu hano iki yakibeshyeho yabivuze nabi. Oya, ntabwo yibeshye yaba atari Imana. Twazinga ibitabo, twaceceka tugafunga umunwa, kuko ntacyo twaba turi cyo, nta nicyo twaba tuvuga, nta n'ibyo twaba duhamya. Ariko Yesu ni Imana, ntabwo abeshya. Ibyo yavuze byose ni ukuri. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kutwigisha, wo kwemeza umuntu, wo guhana umuntu, wo kwereka umuntu ko yagenda atunganye, kugira ngo umuntu w'Imana agere ku kigero gitunganye gishyitse aho yakora imirimo myiza yose. Rero nizera ntashidikanya ko Yesu igihe yavugaga yuko nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ariko nawe ubwe nk'umwana w'umuntu yari akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera, uwizera icyo gitambo cye abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kubera iki ibyo byabaye? Nuko Imana yakunze abari mu isi bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera iki yatanze umwana wayo w'ikinege? Nuko Sadoki atashoboraga kwikiza, nuko nta wundi muntu wo mu isi washoboraga gukiza Sadoki. Habe na data wambyaye, habe na sogokuru wambyaye, bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana, nanjye ndimo. Ni nayo mpamvu Imana yatanze Yesu wari utunganye. Imana ubwayo yambara akamero k'umuntu, yicisha bugufi, yiyambura icyubahiro kugira ngo Imana icungure umuntu. Mbega urukundo rukomeye Imana yerekanye. Yesu aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo ndarikunda cyane kuko Sadoki w'umunyabyaha, Sadoki wari mubi, wari ukwiriye gupfa nkarimbuka. Sadoki Imana yarankunze cyane itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo Sadoki niyizera ye kurimbuka, ahubwo Sadoki mubi cyane w'umunyabyaha ukwiriye kurimbuka niyizera atarimbuka, kurimbuka gukurweho maze ahabwe ubugingo buhoraho. Nicyo kimwe nawe nshuti yanjye, niba uri umunyabyaha ukaba warigeze ubeshya, ukaba warigeze wiba, ukaba mbese waranavutse ku muntu, uri umunyabyaha kimwe nanjye,
rero twebwe abanyabyaha twari dukeneye umucunguzi utunganye. Bibiliya irambwira mu Bakorino ba kabiri igice cya 6 umurongo waho wa 21 ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ku bwa Sadoki, ku bwawe nawe, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, Imana iyo yitegereje abari mu isi ariko bamaze kwizera no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nyuma yo kumva ukuri Bibiliya yigisha ku bijyanye n'inyoko muntu ndetse n'ubunyacyaha bwacu ndetse n'ingaruka z'ibyaha byacu, bamaze kubwirwa impano y'Imana, maze abo bagahitamo kwizera Yesu Kristo no kumwakira nk'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Bibiliya irambwira ngo Imana iyo turebeye muri Kristo Yesu ngo ntabwo iducira urubanza, ahubwo itwita ukiranuka. Mana ushimwe kuko watanze gukiranuka kwawe, hanyuma natwe abantu ukaba wemera ko twahabwa gukiranuka kwawe nk'uko Bibiliya bimbwira, tubiheshejwe no kwizera. Mu Baroma igice cya 10, mumbabarire, mu Baroma igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 21, Bibiliya irambwira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Wow! Gukiranuka kw'Imana abizeye bose baguheshwa no kwizera, kandi abo baba abazungu, baba abashinwa, baba abirabura, baba abera, baba abatukura, baba imihondo, buri muntu wese uri kuri iyi si aheshwa gukiranuka kw'Imana no kwizera gusa. Imana imbabarire kuko ahari imitekerereze yanjye yaba atari myiza, ariko njya ngira ishyari cyane iyo numvise abantu baca abandi amafaranga, akaguca amafaranga ngo ni ukugira ngo agusengere. Imana ikubabarira icyaha, Imana igukureho ibibazo runaka, Imana igira icyo yagukorera, akakubwira ngo uratangaya. Njya ngira ishyari cyane, nkumva rwose ndababaye, ndetse kuko ndi umuntu ahari nkanatekereza kuba nakora ibidakwiriye, kubera ko birambabaza cyane. Ntabwo Imana ari uko nguko ikora, ntabwo imbabazi zayo zigurwa, ntabwo imbabazi zayo hari icyo twazigurana. Imbabazi zayo zirenze uko twebwe twakwigera dushobora kugeraho mu mbaraga zacu. Nta mirimo myiza umuntu yakora ngo imuheshe kuragwa gukiranuka kw'Imana. Nta bintu byinshi umuntu yatanga ngo Imana ibone kumubabarira. Ese ubundi twayiha iki yo ubwayo itatwihereye? Niduha byose, niduha guhumeka, niduha gutera intambwe tukongera tugatera indi, niduha kuryama tugasinzira, niduha gufunga amaso tukaza no kuyafungura, niduha gutamira tugashobora no kumira, niduha ubwenge bwo gukora, Imana byose ibyo dufite n'ibyo tuzagira nibiduha. Mbese niki twayiha ngo tubashe kuronka urukundo rwayo, tubashe kuyitugira maze ikora ibyo dushaka? Mbona ko ari ntacyo. Iradukunda kuko ari urukundo, iradukunda kuko ari ubwayo yatwiremeye. Imana iradukunda, nta kintu iduciye, ntabwo ari imirimo myiza, ntabwo ari uburanga, nta kintu Imana iduca, kuko nta n'icyo dufite tudakomora kuri yo. Shobora kwibwira uti genda umunyabwenge, narize, ndaminuza, none mfite akazi kanjye, jewe narakoze, none mfite amafaranga yanjye, jewe byose nagize gutya na gutya na gutya na gutya. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo jya wibuka ko Imana ariyo yakuremye, jya wibuka ko Imana ariyo yaguhaye buri kintu cyose ufite, kuko icyavuye mu mbaraga zawe ibuka ko ariyo yaziguhaye. Nta hantu wari uryamye ngo uzitoragure, nta kintu ufite wakwirata ubwawe ngo uvuge ngo iki ngiki ni jyewe. Imana ntacyo yabikozeho. Waba wishuka, waba urimo kwibeshya. Hari abagabo benshi muri Bibiliya
bagerageje kwishyira hejuru. Niba Imana yaririwe ihaguruka, niba yarabigenje ite simbizi, ariko hari umugabo wishyize hejuru azamuka mu bwibone, Imana imutimbura urushyi, inyo zitembera nk'ahari abantu bazireba. Undi yuzuye ubwibone, Imana imuhindura nk'imwe mu nyamaswa, ajya mu ishyamba ararisha, ari umwami. Imyaka irahita indi irataha, arya ibyatsi, atiyogoshesha, adakaraba, atagira gute, nta wumucurangira, nta mugaragu, ntaki, arisha yarabaye nk'urukwavu rw'ishyamba cyangwa se n'izindi nyamaswa muzi. Ibaze nawe, kubera ikindi kuvuga ibyo nuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'ubushobozi bw'Imana. Imana idufite mu kiganza cyayo, ivuze rimwe gusa byaba, itegetse byakomera, ntawayivuguruza. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'ubutware bwayo. Rero Imana yaduhaye gukiranuka kwayo, ndetse uyirebye mu gice cya 4 cy'Abaroma, uhereye ku murongo wa mbere, hatangira habaza ikibazo gikomeye cyane. Haravuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? Reba noneho 4, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Mbese ukoze imirimo myiza hanyuma bikakuviramo agakiza, ushatse wavuga mwaya magambo ngo agakiza kanjye naragakoreye none Imana irakanyishyuye. Mu yandi magambo kaba kavuye mu mbaraga zawe, ariko si uko biri. Kuko Bibiliya iravuga ku murongo wa 5 ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Uze kuhasoma ni Abaroma 4 umurongo waho wa 5. Udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Bibiliya ahangaha irimo iravuga ko umuntu rwose ashobora kuba umukiranutsi uyu munsi wa none. Mu yandi magambo, ashobora gukizwa ndetse akaba akijijwe rwose byiteka. Hahandi twasomaga muri Yohana 5 umurongo wa 10, hatubwiye ngo wizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba ayise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Ngira ngo ribuka icyo twasomye muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho ndetse abe atakirimbutse. Icyo ni cy'Imana yahamije, icyo ni cy'Imana yakoze, kandi igikora binyuze mu mwana wayo. Rero Bibiliya iri kumbwira ngo wizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. 11, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhora bubonerwa mu mwana wayo. Reba 12, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Bibiliya ahangaha ndabona idashyiramo urujijo, nk'urwo njya numva n'abantu benshi bakambwira bati, rero Sadoki rwose ndi kugerageza, ndakijijwe ariko ndi ku rugamba, ndi kugerageza, niba nzajyayo simbizi, niba ntazajyayo simbizi, gusa icyo Imana izabona aba ari kizankorera. Gusa jyewe numva impanda ivuze maze kwatura, maze kwihana, naba najya mu ijuru. Ariko akaba adafite ibyiringiro bizima. None se Bibiliya iki tubwiye niki? Nitubwiye ngo ufite uwo mwana aba afite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ubu ngubu ahangaha mfite telefone. Ese ubu umuntu ambajije ati ufite telefone, nkwiye kuvuga ngo sinzi niba nyifite cyangwa ntayifite? Icyo gihe naba ndi umubeshyi,
kuko ukuri ni uko mfite telefone, nzi uko nayibonye, kandi igihe nyimaranye nacyo kirahagije, ni kirekire. Iyi telefone mfite nyifite kuva 2015 na 6. Urumva ko nyimaranye iminsi. Iyo aba narayibye umuntu yakabaye yaramfashe, iyo aba ari niyo natiriye nyirayo aba yarayitiruye. Iyi telefone rero ni iyanjye. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ikibazo nshaka kukubaza nshuti yanjye, mbese ufite umwana w'Imana nk'umucunguzi wawe? Mbese ufite umwana w'Imana nk'umukiza wawe? Mbese waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Mu kwizera, umurongo uri hepfo wa 13 muri icyo gice n'ubundi, Yohana wa mbere 5:13, uho hadukuriraho n'urujijo. Kuko abantu benshi bajya bambwira bati rero uri umwibone, ntago wamenya ko kijijwe, wabwirwa n'iki se? Uracyari mu mubiri, uracyari ku isi. Nkabwira nti nibyo koko, ariko uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro. Rero nshingiye ku byasezeranijwe byanditswe muri iki gitabo cyahumetswe n'Imana, mbona yuko Bibiliya imbwira ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Ariko se nawe ufite Bibiliya yawe? Nawe suri gusoma? Niba hari icyanditswe navuze ukaba utari kukibona, umbwira uti kinsubiriremo, cyanditswe wavuze gutya na gutya ntabwo nkireba, ni ikihe cyanditswe he, kugira ngo twubake ku rutare. Bibiliya iravuze ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Imana ishaka kumenya ko ufite ubugingo buhoraho. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko uba mu rujijo ngo ujye uhora wibaza ngo ariko se ubu nzajya mu ijuru cyangwa se nzajyayo. Uwo si umugambi w'Imana. Imana ishaka ko umenya ko ufite ubugingo buhoraho. Kandi ku rundi ruhande, niba utanabufite nabyo ukwiye kubimenya. Ntabwo ukwiriye kujijwa n'ibintu bibiri. Ibintu 1000 byakabaye bikuzanira urujijo, ibintu miliyoni byakabaye bikuzanira urujijo, ariko ibintu bibiri byonyine ntabwo byakabaye bikuzanira urujijo. Wakabaye uri umunyabwenge bihagije ku buryo wamenya ko ufite umwana w'Imana, cyangwa se ukamenya ko utamufite. Niba utamufite nshuti yanjye, uyu munsi ni wowe gukirizwamo, uyu munsi ni wowe kwemererwaho. Wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uyu munsi wa none. Niba waramwakiriye, kandi Bibiliya irambwira ngo umenye ko ufite ubugingo buhoraho, ntabwo cyaba ari icyaha, nta nubwo wabuzanye inyigisho nshya, kuko Bibiliya irambwira ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ndabizi, ndabyizera, kuko Bibiliya ari ibimbwira. Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 24. Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 24. Iki ni igice kirimo amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo. Yesu ubwe niwe wivugiye aya magambo. Aravuga ngo, ariko reka mere ku wa 27, kubera igihe, reka mere ku wa 27. Yesu ubwe arivugira ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. 28, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero, kuko yizeye ibihoraho. Umva icyo Yesu avuga, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Ubuse ni ryari this way? Ni ryari umwana w'Imana, ni ryari umuntu wakijijwe neza nk'uko Bibiliya ibivuga yakwigera arimbuka? Kuko Yesu we aravuze ngo nziha ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho ntago bugira iherezo. Iyo ubwakiriye ubu ari ubw'iteka ryose. Niyo mpamvu bwitwa ubugingo buhoraho. Wenda ufite igisobanuro kindi waza kudufasha
ukatubwira, ariko biravuze ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato. Wenda ngo zirimbukeho igihande kimwe, ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wuzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Uyu ni Yesu ubivuga. Reka nkubaze ikibazo nshuti yanjye, ese wangiriye ihe nama? Ese nizere Yesu? Nizere Yesu, nizere yuko koko yamaye ubugingo buhoraho, nizere yuko koko ntazarimbuka na hato nk'uko abivuga, nizere yuko koko amfite mu kiganza, nta ushobora kumvuvunura mu kiganza cye. Ngira inama nshuti yanjye, ese koko mbyizere? Ni Yesu ubivuga, mbyizere. Yohana igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 36. Yohana 6:36. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera uwo data yampaye wese. 37. Niho ngira ngo urebe neza, uwo data yampaye wese aza hondi, kandi uza hondi sinzamwirukana na hato. Umva nshuti, ndagira ngo nongere nkugishe inama, ese ibi nabyo mbyizere ko ari Yesu bivuga, nguza hondi sinzamwirukana na hato? Ibi bintu mbyizere koko Yesu ntazanyirukana na hato? Dore nakijwe muri 2006 mu kwa 11. None aya magambo ya Yesu nyizere, ngo nkomeze nyizere? Nayumvise icyo gihe nkomeze nyizere, cyangwa ashobora kuba ari kumbeshya? Yohana 5:24 Bibiliya irambwira, nayo ni amagambo yavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo, arahira avuga ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Reka nsubire mu uyu murongo, nsubire mwaya magambo yavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo, umukiza w'abari mu isi, umucamanza w'abari mu isi. Yaravuze ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Reka nongere nkubaze nshuti yanjye, mbese aya magambo tuyizere ko yavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo? Mbese aho tuyizere? Nge ndabona aya magambo dukwiriye kuyizera, kuko aya magambo yavuye mu kanwa k'Imana idashobora kubeshya na rimwe. Imana iravuga ngo uwumva amagambo ya Yesu Kristo akizera icyo Imana yakoze aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazarimbuka, ndetse abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. N'indi mirongo myinshi cyane igihe kitwemereye twasoma Bibiliya maze tukubaka ku rutare. Icyama ukubaka ku rutare, icyama ukumva amagambo ya Yesu maze ukayakomeza, maze ukaba wubatse ku rutare, kuko icyo gihe nibwo ubuzima bwawe butazahirima, nibwo utazigera urimbuka. Icyama aya magambo akaba kundiba y'umutima wawe, kuko aya magambo ni amagambo y'Imana, ntabwo ari amagambo ya Sadoki. Ni amagambo yanditswe muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kugira ngo rikwigishe, kugira ngo rikwemeze iby'ibyaha byawe, kugira ngo rikwemeze uko wakwakira gukiranuka kw'Imana, ndetse nuko wagenda ukiranuka, kugira ngo ugere ku kigero cyaho ubushyitse utunganye rwose. Mana, wowe ureba mu mitima, wowe ureba ibihishwe, uri kwitegereza mu mitima y'ubwoko bwawe. Ni wowe uzi icyo bifuza, ni wowe uzi icyo bagambiriye, ni wowe uzi icyo bari kugusaba. Mwami, uwifuza agakiza kawe, uwifuza gushinga ubuzima bwe ku byasezeranijwe, umufashe, umugirire neza, umukomeze, umwubake ku rutare, kugeza igihe tuzasohorera mu bwami bwawe.
aha rero kubera impamvu zigiye muri ihangana, ubwo ndibuze kubakira kuri telefone yanjye igendanwa ni 0783001646. iyo niyo nimero ya telefone mushobora kumbonaho, 0783001646. aho niho dushobora kuvuganira. Hanyuma ufite ikibazo ukambaza, ukeneye ubufasha mu bijyanye n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana twagufasha, kandi ukeneye no kudusura wadusanga aho dukorera, ariko tuhakorera imirimo ya biro gusa. ni hari i Remera, waduhamagara rwose tukakuyobora, nta mayobera ahari, twagufasha. Imana rero ibaha umugisha. Reka mbasezereho, kandi cyama amazina yanyu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi